السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ikuzo nishimwe nta wundi bikwiriye guharirwa uretse Allah subhanahu wa ta'ala wenyine. Amahoro n'imigisha n'ibisakare ku basozereje intumwa n'abahanuzi ari we Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, we n'abe mu rugo, abasangirangendo be, abamukurikiye n'abazakomeza kumukurikira kugeza ku munsi w'imperuka, dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yadushyira muri abo ngabo, Allahumma amin. Bavandimwe b'Islam, twakomeje n'amasomo yacu ya tajwid yo kunoza imisomere yacu nk'uko ari itegeko kuri buri Muislamu gusoma Quran nk'uko yamanutse. Ibyo twarabibonye. Uno munsi twaje rero n'isomo rishyashya dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yatwongerera ubumenyi bufite akamaro, akaduha amafunguro aziruwe, tumusaba tumutakambira yuko yaduha gukora ibikorwa byiza akunda akanishimira, akaduha kubikora nta wundi tugambire gushimisha uretse Allah subhanahu wa ta'ala wenyine. Isomo ry'uyu munsi turi burebe, turareba isomo ryitwa idghamu mithlain. Idghamu mithlain ni isomo rizakurikirana n'andi nka idghamu mutaqaribain ndetse na idghamu mutajanisain. Ni amasomo tuzakurikiranya rimwe rivaho hajyaho irindi, kubera yuko bifitanye isano. Ubwo ngubwo bizanatworohera kuba twabasha kuyatandukanya no kuyashyira mu bikorwa insha Allah ta'ala. Uyu munsi rero turareba isomo ryitwa idghamu mithlain, ubwo ubutaha tuzakurikizaho idghamu mutaqaribain, ndetse nyuma dushyireho idghamu mutajanisain insha Allah ta'ala. Naam, tugiye kwiga rero iri somo rya mbere muri ibi bice tumaze kureba. Turasaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yaduha gusobanukirwa. Idghamu mithlaini ibaho igihe inyuguti ebyiri zisa zaje zikurikirana muri aya cyangwa se mu ijambo. Inyuguti ya mbere ikaba yari ifite sukun, iya kabiri ifite haraka. Ubwo ifite haraka ishobora kuba ifite fatha cyangwa kasra cyangwa se dhamma. Naam, iyo rero zaje zikurikirana kandi izo nyuguti zisa, nk'urugero nimba ari ba ikaba ikurikirana n'indi ba, ubwo ba ya mbere yari ifite sukun, iya kabiri ifite haraka, icyo gihe iyo nyuguti ifite sukuni tuyinjiza mu yifite haraka tukayisomamo inyuguti imwe itsindagiye. Ya indi yari ifite sukuni tuyinjiza muri ngenzi yayo bisa ifite haraka tukazisomamo inyuguti imwe itsindagiye. Niho hava rero idghamu mithlaini, kwinjiza inyuguti isa n'indi muri ngenzi yayo, hanyuma ya indi ifite sukuni tuyinjiza muri ngenzi yayo tukayisomamo inyuguti imwe ifite shadda. Aho wabibona hose rero ni ryo tegeko rya idghamu mithlain, ni ryo tuba tugiye gukurikiza. Ubwo ngubwo ukaryubahiriza gutyo, ntabwo usoma yindi ifite sukuni ukwayo ngo nurangiza unasome ifite haraka ukwayo, la, ahubwo uzisomamo inyuguti imwe. Naam, reka turebe ingero kugira ngo birusheho kumvikana insha Allah ta'ala. Nk'iyo dusomye a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, idrib bi'asaka. Idrib bi, urabona iyi ba yabanje ifite sukuni, iyi ngiyi ikurikira ifite haraka ariyo kasara, ariko twafashe iyi ngiyi ya mbere tuyinjiza muri iyi ya kabiri dusoma idrib bi, tuzisomamo inyuguti imwe, idrib bi'asaka. Ahandi kalla balla tukrimuna al-yatim, balla. Iyi lamu ya mbere yari ifite sukuni, ntabwo twasoma ngo bal la, no,
ahubwo tuzisomamo iyi lam ifite sukuni tuyinjiza muri ri ifite haraka tukazisomamo inyuguti imwe tukavuga ngo balla balla kalla balla tukrimuna al-yatim. ahandi atawwa yuhibbuna atawwa ya yindi ifite sukuni ya wawu yari ifite sukuni twayinjije mu ifite haraka hanyuma tuzisomamo inyuguti imwe itsindagiye. nk'ahandi idhhab bikitabi yuwajjihu yudrikum, izo ni ingero zose za idgham mithlain. fama rabihat tijaratuhum fama rabihati, urumva twagiye dufata ya yindi ifite sukuni tukayinjiza muri ngenzi yayo tukazisomamo inyuguti imwe. ntabwo wavuga ngo fama rabihat tijaratuhum, no, ahubwo uravuga fama rabihati bakayisomamo inyuguti imwe itsindagiye. Naam, ni ukuvuga rero iryo ni ryo tegeko rya idgham mithlain. hanyuma ibyo abayisilamu tugomba kwitondera mu gihe turimo turasoma, nk'igihe mim ariyo ihuye n'indi mim ubwo ifite sukun igahura n'indi mim ifite haraka, n'ubundi turaziteranya tukazisomamo imwe ariko tukongeramo ghunna. biri kumvikana? nk'urugero allamakum ma, urwo ni urugero rwa idgham mithlain ariko tuba twashyizemo ghunna, ubwo biba idgham mithlain ma'a al-ghunna, biri kumwe na ghunna. idgham mithlain ma'a al-ghunna muri ahkamu al-mim sakinaho biba idgham shafawi. ni ukuvuga ngo rero dusoma allamakum ma tukongeramo ghunna, faminhum man ahandi yukhrijuhum minadh-dhulumati hummi, gutyo tukongeramo ghunna, biba biri idgham mithlaini ma'a al-ghunna. Naam, nanone kandi hari igihe ushobora gusanga nuni ifite sukuni ikurikirana n'indi nuni n'ubundi ifite haraka, icyo gihe nabwo twongeramo ghunna, ariko bishobora kuba biba idgham mithlain twanongeyemo ghunna nibyo, ariko no mu mategeko ya nuni sakina na tanwini twabonye yuko biri idgham bi ghunna. nuni ifite sukuni yahuye n'indi nuni ifite haraka, kubera ko muri idgham mu nyuguti za idgham bi ghunna yanmu harimo na nuni, ubwo nuni iyo yahuye n'indi nuni ifite sukuni biba idgham bi ghunna, bijyanaba nanone kandi idgham mithlaini ma'a al-ghunna, nanone twongeramo ghunna. nk'urugero min nar cyangwa se min nasirin, izo zose rero ni ingero za idgham mithlaini ma'a al-ghunna, ariko kuri nuni sakina ngira ngo tubonye icyo twitondera no kuri mim yahuye n'indi mim, ariko n'ubundi biza muri iyi hukumu ya idgham mithlain. nizere ko byumvikanye, iri somo ryumvikanye. icyo dukora nta kindi, ntabwo dusoma izo nyuguti ebyiri, tuzisomamo inyuguti imwe itsindagiye basi, itegeko tukaba turaryubahirije. ntabwo dusoma iyo ifite sukuni ngo niturangiza dusome n'ifite haraka, ahubwo dusoma ya yindi ifite haraka kuko iya mbere tuba twayinjije mu ya kabiri ubundi tugatsindagira. ndizera byumvikanye. insha Allah ta'ala turasaba Allah subhanahu wa ta'ala ko twongerera ubumenyi, akaduha gusobanukirwa no gushyira mu bikorwa ibyo tuba twabonye. insha Allah ta'ala ubwo ngubwo buri wese ashobora no kureba ingero muri Quran agashaka bijyanye
na buriya busobanuro twamuhaye insha Allah ta'ala, hanyuma tukarushaho kunoza imisomere yacu, tukarushaho gusoma neza Quran, dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yatwongerera ubumenyi bufite akamaro, akaduha gushyira mu bikorwa ibyo tuba twamenye, dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko ibikorwa byacu atabihindura imfabusa, ahubwo yabiduhembera hano kuri isi n'ejo ku munsi w'imperuka. Turasaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yaduha kuzagira iherezo ryiza, akazaduhuriza muri aljanna twese, kandi dusaba Allah ko yaduha kuba mu bantu ba Quran, kubera yuko abantu ba Quran ni abantu ba Allah subhanahu wa ta'ala by'umwihariko. Buri wese rero aharanire kuba muri ahlul Quran, kuba yasoma Quran neza kandi agashyira mu bikorwa ibyo Quran imuhamagarira, kugira ngo twisange muri ba bandi babona ibyiza bya Quran hano kuri isi no ku munsi w'imperuka. Nk'uko intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam ivuga iti: man arada ad-dunya fa alayhi bil Quran wa man arada al-akhirah fa alayhi bil Quran wa man arada bihima fa alayhi bil Quran. Uzashaka isi azayishakire muri Quran, uzashaka akhira azashakire muri Quran, n'uzabishaka byombi azashakire muri Quran. Rero buri wese agerageze kwihatira mu kuba mu bantu ba Quran, kubasoma Quran neza, akayigisha abana be. Ibi ngibi nanone tuba twamenye tubyigishe bagenzi bacu, kugira ngo turusheho kubona ibihembo bya Quran, tubere urumuri hano kuri isi no mu kaburi ndetse n'ejo ku munsi w'imperuka. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.